munsi twongeye kugaruka. Twari tumaze igihe kirekire tutabaho ibiganiro. Ikaze kuza gutaramana natwe, twari duciye iminsi tudakora kubera impamvu itaduturutseho, ariko twongeye kandi kuza kugaruka kuganira yanjye. Banyita Rose Nahimana. Roza Nahimana. Roza ari kumwe nanje uno munsi. Tubazaniye ikiganiro. Nukuri ni byinshi tugenda twibaza, namwe mugenda mwibaza. Dukora ibiganiro tunyanyagize imbuto aho tutazi ko hazagira ikihava. Rero hari ibyiringiro ngo mubibyi ngo azabibe imbuto arira agasarura yishimye cyane. So mu by'ukuri tuwomenya naho ubutaka bwiza buri. Ubutaka bwiza ni umuntu wese wenda ushobora kukumva, Imana ikamutiza amatwi akumva uko ijambo ry'Imana riza ryinjira, akantu gatoya gusa kagahindura ubuzima bw'umuntu cyane n'ukuri. So rero niyo mpamvu ari iby'ingenzi rwose ibintu kubikora bigamije ku Mana. Hariho byinshi biri gusesekara hirya no hino ku ma YouTube ufungura gutya ukabona ibintu byinshi, kandi nyine si ukuvuga ngo tuba tuje nuko abantu batabizi. Ibintu byose abantu baba babizi, ariko nanone tuba tuje kwibukiranya, mbese tuba tuje kwibukiranya niko bitekereza. So rero amavideo ni menshi, YouTube iruzuye ibintu bigize gute. So twaratekereje hanga hari hanze hano kuri YouTube mu mahanga. So twumva ntakiruta iby'ijambo ry'Imana. Umuntu agira umutwaro wiwe, ariko nararebye ndavuga ese nubwo umuntu wenda yoshaka YouTube igere mu bihumbi, uri kuvuga ibyo abantu bashaka kuvuga cyangwa kunezeza abantu, ahubwo kora bikarebwa n'umwe bikamufasha. Kuko Paul yaravuze ngo turi abacu twigenge, kandi situgishaka kunezeza abantu. Ngo niba dushatse kunezeza abantu ni ukuvuga ngo twaba tukinejeje Imana. So hari igihe uvuga ngo bino ntacu bizamara, nta musaruro bizamara, reka nkora ibi. Nizo benshi baja kuri YouTube bashaka kuvuga ati reka ndebe ibyo abantu bazakunda kumva, aribyo nzagenderaho. Ariko nyamara kwa karemze niko Imana ishaka kuntanga. Nimba ikubwiye usetse nyine usetse, ariya bikubwiye kuryara aka message. Hari Imana ishobora kukubwira nyuza mu gusetsa ariko utanga message, nyuza mu kugira gutya ariko harimo message. So rero niyo mpamvu mbere ko umuntu agira icyo akora mu isi agomba kubanza kuba yarahuye n'umuremyi akamwereka icyo gukora. Icyo akaba ari cyo utakarizaho umwanya. So iyo bigenze gutyo rero ni ukuri uzova mu isi ukavuga ngo nakoreye Imana. Si abantu nakoreye, si wikoreye. Ese nta mafaranga dushaka? Yarabuze se ayo mafaranga? Ntabwo amafaranga yabuze ngo mu buryo tuyashakira. Tekereza, kandi iyo wiyemeje gutanga ukavuga ngo nzoza nsetsa abantu cyangwa uzokoreka ikiganiro kijanye n'ibi ngibi, so biza bigora kandi kuvuga ngo winjire no mu by'Imana uko uvanga ibintu bakubone muri ibi, hano uri kugira gutya, aho uri kugira gutya, biza bigora. Uzuja ni byiza ko uba mu gihande kimwe ikindi ukagira gute. So rero bene data, uno munsi turaza kuganira hejuru y'impano, ibitangaza, guhanura. Nazi ntekereza ese ibitangaza ugasanga umuntu ashaka kuzura umuntu, asenge azura umuntu, asenge impumyi ibone, asenge ikimuga gihaguruke. Nazi mbitekereza ndavuga ese ivyo nivyo biri ngombwa, cyangwa nuko umuntu azuka akava mu rupfu, mu byaha, nigo rupfu rwo nguko. Ese ndibaza icyazanye Yesu kuko kwari kugira abantu bazuke, abapfuye baba barapfuye nyine. Ese tugende tuzura abantu, nico cyazanye Yesu ko atagiye azura ibituro byari byinshi, ko atagiye abazura, ariko agashaka ayobora umuntu amukure mu rupfu. Kurya urupfu no kuba mu byaha, amukure mu byaha amuzane mu bugingo. Isi igitangaza kiruta ko ufungura umuntu amaso akabona Imana, akayishurirwa Imana. Nta gitangaza kirenze uco. Yesu ngo yarabishura ngo akabafungura amaso kugira ngo bamenye ibyo ari kubabwira, babisobanukirwe. Yaravuze ngo amagambo mbabwira ni ubugingo. So rero ibitangaza za gusanga
ibitangaza ni ibyo gukurikira ijambo ry'Imana. Ntabwo dukurikira ibitangaza, ahubwo ibitangaza ngo bikurikira abizera. Birizibwa ngo ibi bimenyetso bizakurikirana abizera. Urahanura kugira ngo bigaragaze kuri uwizera, urerekwa kugira ngo bigaragaze kuri uwizera, impumyi irahumuka kugira ngo bigaragaze ko wizeye, kandi intego kugira bifashe ijambo uvuga. Ni ukuvuga ngo no gukizwa ni igitangaza. Igitangaza dufite abantu benshi badakijijwe kandi bashaka gukizwa ariko bikanga. Ariko iyo uramutse urabibonye urakijijwe, ni igitangaza kiruta ibindi bitangaza byose, kiruta bya bindi twumva, amamodoka, amafaranga, ibiti. Gukizwa nicyo kintu cya mbere nabonye ari igitangaza kiruta ibindi byose. Muri Mariko ibice 16 umurongo wa 20 azavuga ngo abo barasohoka bigisha hose, ngo umwami Yesu ari kumwe nabo, agira gute? Abafasha, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Ni ukuvuga ngo ba Petero bari uribuka bagiye mu rusengero, yego, ngo bahasanga ngo ikimuga, none ngo icyo kimuga cyasabirizaga, baragihagurutse, ariko si cyo cyari kibazanye. Yesu Kristo yarazanywe no guhumura impumyi, mbese cyangwa se gukiza abagwayi inyonje. Birizivuga muri Yesaya 61 hazavuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje, yasiga amavuta kugira ngo impumyi zihumuke, ibimuga bige, abari mu nzu y'imbohe bimenyeshe iki? Ibifa amatwi byumve, impumyi zibone, abari mu nzu y'imbohe bakugwemo, batangariza umwaka w'imbabazi. So impumyi yavugaga sizumye aya maso, kuko irashobora kuba ireba kurusha uhumye anga. Mbese ahumye hano akareba kurusha ubona, So nuko ngo turashobora no kubona Yesu, abamubonye si bo bakijijwe, ataguhumuye amaso. Biriya kenshi igenda ivuga ngo abahumura amaso kugira ngo bamenye ibyo ababwira. Nibidukurikirana, nibikurikira ijambo, ariko usanga niba umuntu akora igitangaza baramutumiye, tibamutumiye kubw'ubutumwa bwiza, abwiriza ubutumwa bwiza, kubera ko ari gukora ibitangaza, kugira ngo akore ibitangaza. Nawe kuko azi ko bamutumiye kugira akore ibitangaza, akaba ari byo ashiramo imbaraga ishigikiriza. Nuko ngo nagende igitangaza kidakoretse azobasebye, yigize niwe ukora ibitangaza, ariko ijambo Yesu. Ariko rero ibitangaza ntabwo ari we bikora, ni Imana ibikora. Gusa abantu bazaba, sinzi ukuntu abantu bazaba batahura, ibo bazaba bibaza ngo nimba ashobora no kutabikora. Dusanzwe tumuzi muri public ko akora ibitangaza, ariko akagenda ahantu ntibikoreke, kuko nawe ntabwo ari ni Imana izibimukoresha kugira ngo abikore. Tureke kwizera abantu, ahubwo turusheho kwizera Imana. Ijambo ryavuze ngo ajana nabo, abafasha, akora ibitangaza. Nuko ninde ukora ibitangaza? Ni Yesu. Nuko ngo igiye guhishura umuntu ugwaye hariya, hari impamvu yabyo igenderewe, ukamukiza wenda agakizwa. Ariko icambere ubutumwa bwiza. Mbese niko kuvuga jewe mperekeje ubutumwa bwiza. Rero nugenda ukemera ukajana ubwo butumwa bwiza, nanje nziyerekana mu bantu no mu badakijwe, nkora ibitangaza kugira wenda badakijwe nabo babibone, badashobora kumva ibyo uri kuvuga, badasobanukirwa, wenda babone icyo gitangaza, bitume baho ubuzima, batura izina rya Yesu, basenga kugira ngo Imana. Birizivuga ngo umwambaza wese azakizwa. Isi wenda bamwambaze, ariko nyamara ntabwo yo gutuma ngo uje gukora ibitangaza. Ariko wibuke ko hari abaza mu itorero bakeneye ibyo bitangaza kugira ngo babashe kwizera Imana. Niyo mpamvu navuze ngo yogikora kubw'umuvandimwe uriho, ariko kandi icyo gitangaza igikora kubwo gufasha uriya muntu, yonagikora no kubw'abantu, kubw'umuntu runaka uri gushidikanya, Imana ikabikorera uko nguko kugira yigaragaze. Ariko kandi ibyo bitangaza se bikorwa gusa n'abizera? Oya, hariho n'abandi babikora kandi batizera cyane, birashoboka ijana. Birizivuga ngo Satani ubwiwe nawe aza gukora ibitangaza, arashobora kwigira marayika cyane, apana w'umwijima, w'umucyo cyane, akaza mu ishusho ya marayika. Satani arashobora guha umuntu gukora igitangaza. Hariho abakorikori, nose mose ntiyako inkoni hasi nabo bayikubita hasi iraba.
none se igitangaza ni iki? Imana ni iyi. Hajya bari kuvuga ngo niko kuvuga niye Mana tuzakorera. Ko Mose akubise inkoni hasi n'abantu bagakubita hasi, Farawo akomeza kwinangira umutima wiwe. Reba hariho umukorikori ngo wari i Samariya, ngo yakoraga ngo ibitangaza bakamwita ngo Imana ikomeye. Mwisi Imana ati uyu noneho ni Imana ikomeye, akora ibitangaza. Abafumu uzabona barashobora kugukiza cyane, barashobora gukora igitangaza, bari abasarongo n'abandi bande bose namwe hari abo muzi, ibitangaza izo twita ngo ni ibitangaza bene cyane rwose Satani arakora. Titugashukwe n'ibitangaza. Abo ni abakristo tuvuga, titugakurikira ibitangaza. Ibitangaza tureke bidukurikire ngo bizakurikira. Kandi ibitangaza ntabwo biza bidukuza. Ibitangaza umuntu ufosinga ibitangaza cyane ari byo tunamenyera n'Imana, ntaho biza bimugeza, nta naho biza bimuvana. none uzusanga ari imitima yacu yagiye yose nimba ari umuntu ukora ibitangaza cyangwa se wanura niwe uba ufite agatuti. Jyawe nigeze gusengera mu itorero ndimo, n'ukuri uwo mupasiteri waho yari afite imbaraga z'Imana kandi yarakora ibitangaza mu buryo buteye ubwoba. Ndibuka agitangira itorero twari abantu bake cyane, noneho turi nk'abantu bake, ariko kubera ko yakora ibitangaza yashobora kugusengera, yashobora kurondora ikintu uvuyemo ako kanya agahita akikubwira. Urumva rero abo bantu bagenda bahererekana bavuga hari ibitangaza. Nko mu mezi 3 yaragize itorero mu buryo ntakubwira. Itorero mu buryo ntakubwira kubera abantu benshi bakurikira ibitangaza. Ariko n'ibitangaza ntabwo ari bimwe, ntabwo ari bibi, turanabikunda kandi dukunda nuko abantu barabidukorera. Ariko nanone nimba nyine Imana iramutse ikora icyo gitangaza, ongera kandi uyize. Wa muntu afite imbaraga z'Imana ziri kumukorera, kandi umuntu buri ufite imbaraga z'Imana azagaragara. Uwo mupasiteri afite abantu benshi bamukurikira Imana pe. Bene data, ntitugashukwe n'ibitangaza. Ibitangaza byose bitagamije kuri Yesu. Tuvuga Yesu wenyine, ibitangaza bigakurikira. Ubutumwa yaduhaye, mwese umuntu utazi Yesu, utari mu ijambo ry'Imana, izo mbaraga zimwesha gukora ibyo bitangaza ziba zivuye. Azikuye he? Ubundi ijambo ry'Imana niyo mbaraga y'Imana izihesha uwizera gukizwa. Nuko ngo nubwo mwugira ngo uriya muntu yakijijwe, wenda wakoze igitangaza mukagira ngo aramakizwa, barankuko atari imbaraga baba bakiriye cyangwa se baba bafite ubasha kubarera akabakuza. Bazakomeza ari abana bakurikira ibitangaza, kandi agakiza kabo ntawe gashinge. Umwanzi biroroshe kuza agakubita, nikakujya k'umukungugu witeguriwe gusa agashururu. Umukungugu uteza agashururu. Bene data, nuko ngo tutari mu ijambo ry'Imana, tudakunze ijambo ry'Imana, itorero ryakagombye kuba mu ijambo ry'Imana. Biri zivuga itorero abantu b'i Berowa, ngwibo ngo barushaga ngo abandi kuba beza, ngo bakarusha n'ab'i Tesalonike. Ngwibo ngo bamaze kumva ubutumwa ba Paulo babwiriza, bakagenda n'isezerano rya kera bagacukumbura bakiga, bituma baba beza kurusha abandi bose. Niki kizabagira beza? Bariya mwereka ibitangaza, baramukora ibitangaza imbere mugahanura. Niki kizatuma baba beza? No kwiga ijambo ry'Imana. Kwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Nuko tuba mu ijambo ry'Imana. Nonese umukristo uwo nguwo ibyo bitangaza biva hehe atabasha kuvuga ijambo ry'Imana, atazi ijambo ry'Imana? Izo mbaraga ni izande ziva hehe? Ko nawe bari mu maboko ya Satani umukoresha ibyo ashaka. Hari igihe kubera utatinya Imana, udafite ijambo ry'Imana, none uzi ushaka kubiforce ibitangaza, none ugasanga gutinya Imana ntikuri muri wowe. Nigihe Imana itavuze uzuvuga, nigihe Imana itakora uzugerageza gukora, ukabesha abantu. Kandi uwo muntu koko azasuzugurika, kandi uwo muntu hanyuma hiwe azarusha kuba habi. Wenda warasenze wakira impano
cyangwa se n'abandi n'iyindi myuka ibakoreramo, ariko uwo muntu wakira impano ntiyayivomerera ijambo ry'Imana. ugomba gusoma ijambo ukanaryizera ukanarisengera. Buriya nta kintu njyewe kuri njyewe sinizera ko ijambo ryonyine ari ryo rikora ibitangaza, ariko nizera ko umuntu usenga ari gukora ibitangaza. Ibintu byose birakunda ibitangaza. Yakaba tuvuga ukuntu nyine urashaka kuzihabwa impano urimo urasenga, ariko kuzikomeza kwazo kuri mu ijambo ry'Imana. Buriya ibitangaza ni impano. Ni impano. Ko ndavuga uwo yihabwa uri gusenga, ariko utari mu ijambo ry'Imana uri mu maboko ya Satani. Uwo muntu Imana ikomeje no kumukoresha yogira umutima wo kwishira hejuru, kuko nta gicisha bugufi umuntu nk'ijambo ry'Imana. Nta kimenagura umuntu kikamugira undi mushasha uretse ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana plus gusenga n'imbaraga y'Imana. Kandi yemwe ntacyo ugenda ukora, ijambo rigenda rikora ry'Imana. Ugira ubwenge bw'Imana, ugasa nkaho ufite ubumana muri wowe. Ijambo ry'Imana nuvuga gute, ni ukuri ni rinini mu buryo rikugira nawe munini, rikakugira umuntu muzima. Gusenga kutari mu ijambo ry'Imana ntacyo bimaze, kandi n'ijambo ry'Imana urashaka no kugera kure cyane. N'ijambo ry'Imana naryo ridafite amasengesho ntacyo rimaze. Ntacyo rimaze. Ni ibintu bijana. Tiwo ryumva. Ubundi intego yo gusenga ni ukugira ngo ibyo ugiye kuvuga, ibyo ugiye gusoma, ibyo ugiye kugira ni nk'amavuta. Gusenga ni nk'amavuta y'ibyo aherekeza ijambo ry'Imana. Rero igihe wawusoma ukeneye amasengesho, igihe wagira gute, ariko ijambo ry'Imana niyo mana mu by'ukuri. Ibindi byose bizahagarara no gusenga kuzashira, ariko ijambo ry'Imana ari nk'ibyo kujya tujya buri munsi. Rero bene data ntidushukwe n'ibitangaza gusa, kuko birizivuga ngo hari abazaza ngo bigire Yesu bakora ibitangaza, ngo bagoreka ijambo ry'Imana. Rero icyiza cyo kumenya ijambo ry'Imana, Yesu yaravuze ngo sinzosubira kugaruka ngo nkandagire kuri buno butaka. Rero abo ngabo muzamenye, benshi bazaza ngo babwire nimuje kureba Yesu. Reka mbabwire, hano muri Amerika higeze kuba umugabo akora ibitangaza kugeza igihe, yitwa Abraham, kugeza igihe ubwiwe yavuze ngo ndi Eliya wa nyuma. Yigira Eliya, yigeze gusenga umuriro uraza. Bene data niyo foto irahari, ukazuza yakoze ibitangaza Amerika yose, ariko uwo muntu aza kuyoba, yishira hejuru, yigira igitangaza, aravuga Nigeria wa nyuma. None uwo mugabo ngo arangiza nabi, yigize nka kujya kw'Imana. Mbese irangira agiwe riza kuba ribi. Imana ashaka gukoresha umuntu, yarakoreye Imana agakora imirimo ikomeye, urumva, agakora ibitangaza nk'uko namwe mubizi, nka bya bindi Imana yagukoreye, ariko ku munota wa nyuma hari abatazamenya guca bugufi, ugasanga Imana iramukoresheje. Reba nka Yohana Umubatiza, abonye Yesu Kristo yaciye bugufi, aravuga sinkwiriye, nubwo yari akomeye mu gihe ciwe. Yesu ari kumusanga, rekereza nk'abiki gihe Yesu agusanze ngo mubatize, wo kwereka abantu ati nimurebe na Yesu karaza ngo mubatize, ariko aravuga no, sinkwiriye no gufunda. Yesu niwe wamuje, ariko Yesu utanatuzaho ngo atwemeze ko dukomeye. Yesu wenyine niwe utwemeza ko dukomeye. Tekeza aje kukwemeza ukavuga no. Umuvugo guca bugufi, hajya udashaka nuko abantu bamenya ko ukora ibitangaza, udashaka kwikoresha wewe, ndetse n'igihe Imana yo kubwira ko ukabanza ugasa nkaho bikugoye kwanga. Mbese tuba dushaka twereka abantu ko duhanura, ko dukora ibitangaza, ko dukora iki n'iki ngiki, tugashaka gukanga abantu, ariko nyamara tuvuga ubutumwa, tuba ubutumwa, duse n'ubutumwa bwiza. Ibindi n'Imana izagenda ibikora ubwayo. Tureke Imana yonyine yigaragaze, tugende gusa intego itujanye
ni ubutumwa bwiza. yes, Kuvuga ubutumwa bwiza ko abantu bamenya Imana, kuri uwo muntu amenya Imana, ni ukuvuga ngo nugira umutima w'abantu ko bamenya Imana, n'ibindi uzabikora kugira gusa wa muntu amenya Imana. Uzasaba n'Imana yiyerekane, imuvugishe, imukoreremo, imukorere igitangaza, gusa intego yawe ari ukugira uriya muntu akizwe, arusheho kumenya Imana, arusheho gukunda Imana, arusheho kwegera Imana. So intego yacu ni ubutumwa bwiza, ni ukutwara ubutumwa bwiza, naho ibindi ni ibidukurikira. Tituba twiteguye ko turi buhanure, tituba twiteguye ko twerekwa, tituba twiteguye ko ibitangaza bikoreka. Icyo gusuja njenzi ukamenya ko yampaye ubutumwa bwiza kandi ngomba kuyumvira nkabujana, naho ibindi niyo yonyine yo gukora, niyo yagutumye. Kandi yaravuze ngo nzajana namwe, nzabana namwe kugeza kumpera, nimugera kumpe nzabana namwe, aho muzahera hose n'aho muzagenda hose ndi kumwe nawe. Ariko ibindi bigenda bivugurura ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu uwo muntu Imana ikoresha agomba kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo azamenya. Bibaye nyine ibitangaza bikaba, tuvuge nk'uku ngo turi gusenga nyine ibitangaza birabaye, Imana ifite ukuntu ikora ibitangaza byayo mu buryo bwayo, kandi ibitangaza ni byinshi, ibitangaza ni byinshi. No kubona gusa hari umuntu waje urwaye agakira, cyangwa se ari uwo bakoreye gahunda agataha ari muzima, ni igitangaza. None se ko muri ibi bihe turimo abantu benshi ntabwo bari gushigikira ko, ndabivuga gute, tubivuge mu buryo bwabyo. Nituvuge ibitangaza bashobora kudatahura ibyo. Tuvuge nk'ubu par exemple ni umuntu Imana yaje mu kanisa agwaye kubera impamvu nizi, Imana ikavuga ati kerekana gahunda, ikavuga ati uyu muntu reka tumusengere abe muzima, ariko bakabikora mu buryo bwo kuvuga ngo kabarashamburiye. So impano yo gushamburiya irasa nkaho yateye ikibazo mu nzu y'Imana, kandi nacyo ni igitangaza. Buriya gushamburiya ibintu bikaba bizima ni igitangaza mu bindi bitangaza byose. Icyo gihe biremewe cyangwa se ntibyemewe, abantu babremingaho bakavuga ngo gushamburiya ntabwo byemewe, kandi kuva na kera kose gushamburiya byahozeho. Ahubwo ni ukubera ko social media yaje, urumva abantu basigaye babikora bakabishira public, abantu bose bakabibona mu buryo babikozemwo, mu buryo baramutse bakoze iyo gahunda, bigasa nkaho biteye gwaserera. So nk'abantu babikora nk'ibyo, nk'umukozi w'Imana, ni nk'iyihe mpanuro wabaha, ni nk'iki wavuga kuri iryo jambo ku bijanye no gushamburiya? So nacyo ga ntiwibagirwe ni igitangaza mu bindi, ni ibitangaza kandi ni byiza kandi bifasha abantu. Ariko icyo twonenga simvuze ngo neze runaka naka narabibonye naka yarabikoze, icyo tugomba gukuramo nuko tutagomba kubikora gukoza umuntu isoni. Urashobora gusimbuka ku muntu ukavuga ngo none umurozi, kandi uwo muntu wagize amahirwe yaje mu materaniro. Nuko bakora ibintu bituma abantu batinya kongera kugaruka. Mu gihe ca Yesu we yamenye uri we, ariko nta kuvuge nabi. Yesu yanga indyarya ariko ntiyanga umunyabyaha. Uzi ko indyarya azivuga nabi kurusha ko avuga nabi abanyabyaha. Simvuze ngo dukomeze dukora ibyaha, simvuze ngo yishimira abanyabyaha cyangwa akunda abanyabyaha. Arabakunda, yanga icyaha, ariko indyarya arayanga. Mwumve itandukaniro. Yesu akunda umunyabyaha akanga icyaha, ariko akanga indyarya. Indyarya ni umuntu, nuko ngo iyo umuntu ajyaje kuri we n'uwo muntu abaye ikizira. None si icyaha kibaye ikizira gusa, n'uwo muntu abaye ikizira. Yesu yanga umuntu wishira hejuru, izamivuga yuko yanga irakamugwanya, ariko niyo birivuga ngo igwanye umunyabyaha. Umunyabyaha ari mu bujiji, ntazi impamvu abikora. So uriya mwene data keretse ari umukristo akigira umukristo akaza kutubwiriza hano ari umurozi, uwo nguwo rwose atihanye muzamukoze isoni. Twebwe nzi ko akagombye kwirukana abantu, ngo usanga umuntu aricariye hariya nta kibazo ciwe, ntari kubwiriza, ntabaze basanga mu ntebe, reka wenda
ntari kubwiriza ko ndavuga urugero ntabwo nabibonye niyo mpamvu ntashaka ngo bishire ku bantu ngo narabibonye ngo narabyumvise n'ibyo uvuze ngo ni runaka ntawe umuntu turi kuvugaho. So ikibi ni ukwirukana abantu mubita abanyabyaha aho kuvuga mu bakize mukize imitima yabo, ugasanga ahubwo muri kubasohora, muri kubatera ubwoba. Ubundi mu materaniro y'Imana cyakagombye kuba ubwoba. Urabibona umuntu ngo agire ubwoba bw'ububi bwiwe, yaje mwagize chance ko baradusanga none mubashire hanze. Kijyagiye nico cyo kubabwira ubutumwa bwiza bukiza, cyo kugaragaza imbaraga, kuko birizivuga ngo amagambo tuvuga si ubwenge bw'abantu, ni imbaraga y'Imana zagaragaza umwuka n'imbaraga z'Imana. Reka wa muntu abona Imana akizwe. Ariko injyajya umuntu ubona, reka tuvuge Imana ikanyereka umuntu udushumze udukuriye uri gukora imirimo mu itorero uri kuvuga Imana yarangiza kandi akagira uti niko kuvuga ngo umukorari wenda uturirimbishana ariko adakijwe ari mu bindi n'ibindi, uwo ni injyajya. Biri zivuga mu zahishuwe itorero ndango n'igisarudi izarivuga ngo hari maraya bari barahaye agatuti, none ngo akayoza benshi mu buraya bwiwe, ngo mwanze kumugira gute, mwanze kwamukura. Nuko ngo nibyo nabyo Imana yo bituziza. Imana tumenye ko hari maraya muri twebwe uyobora benshi mu buraya, abikora gute? Mukamuha agatuti aratuyoboye, none akatuyobora mu nzira idakwiriye. Uwo nguwo rwose no mu myuka yiwe abafite. Ese twebwe ari kuyobora turabyakira gute? Uwo nguwo rero tugomba kumuha agatuti, tugomba kumwemerera, tugomba kumugwanya. Nubwo tutamusohora hanze ariko tugomba kumwima ubuyobozi bwo ari bwo bwose. Nta muntu ugomba kuyobora yaba inshingano yose na korari n'ikintu icyo ari cyo cyose afite iyo myuka imukoreramo yindi, afite umwuka w'ubusambanyi, afite umwuka w'urwango rw'amacaku. Ibyo byose ni imyuka. Abatuyobora bagomba kuba ari Imana yabahamagaye, kandi bagomba kuba bari icyitegererezo cyane cyane. Naho tuvuye mu byo kuba icyitegererezo cyangwa se tugashiraho uwo dushaka twese udafite ingeso nziza, biri izitanga ikatanga urugero rw'umuntu ugomba gusengerwa no guhabwa inshingano cyane. Umugabo w'umugore umwe, umugore w'umugabo umwe, umugabo w'umugore, abana biyo ngo bubaha Imana. So hari bigomba kumuranga kuvuga ngo mumuhe za nshingano. Ariko tekereza umuntu arekanye n'umugabo wiwe agiye kubana n'undi, aracayoboye, aracafite za nshingano. Abandi ba Kristo mbese ni bangahe bazamwigana? Ubu ugiye kuyobya mu buryo tuzaba ibyigenge, itorero ibyigenge, ntawe ukinezeza Imana, uva ku mugore umwe ntakinshimishije cyangwa ntitugikundana usimbukire ku wundi. Usanga urukundo rwarakonje, twakomerekeje benshi, kandi ngo ubu mushize mu busambanyi. Ndetse umugore nashatse ni ukuvuga ngo ndamuhaye gusambana, naje mba mpindutse umusambanyi n'uwo nshatse, tuba turi mu busambanyi. Ariko ibyo ngibyo twabigize ibintu bisanzwe. So waravuze ngo umukobwa, uwo yari umukobwa yari yarabyaye mu rugo atarashatswe, yari umugore afite umugabo, baratandukana ariko urumva yari afite abana. Noneho ava muri biriya bihugu byacu byo muri Kongo aza muri Kenya asize umugabo. Abantu nibagerageza gushira ibintu mu muco ngo mwe ntimuzi ikinyejana tugezemo. Ibinyejana tugezemo turabizi, ariko hari ibinyejana by'abana b'Imana n'abakorera Satani. Tugomba gutanga umuco mu bana b'Imana, tugomba gutanga umuco mu itorero ry'Imana, twubahisha Imana. Ntabwo dushaka kubahisha abantu, twubahisha Imana wamenye. Iyo wizera, iyo ushaka buri munsi, iyo ukorera, niyo dushaka ngo twubahisha. Ubu abantu bakorera Imana nta gaciro bafite. Ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko natubwire niki yabwira abantu b'Imana bari gutegwa amabuye, niki yabwira abantu b'Imana mu muhamagaro barimo. Hari abari mu muhamagaro kandi bari kubikora neza, ariko kubera strategy za Satani igashaka kubasebya, mbese urumva kubatesha agaciro. Niki twakora nk'abantu b'Imana duharaniye umurimo w'Imana gukomeza
uje imbere no kwamamara mu isi yose. biragoye kubera igihe turimo tidufite ijambo natwe ubwacu. Hari umupasiteri umwe yavuze ngo ugasanga umupasiteri ntarasoma na Bibiliya yose, aracatoranya gusa ibyo agiye kubwiriza akaba aribyo asoma. None uwo nguwo karabwiriza ijambo ry'Imana cyangwa ntazi iyo biva n'iyo bisha. So biragoye umuntu kugira ngo amenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya ifite ibisubizo byose by'ibyo twibaza, bigomba kubaka umurimo w'Imana, bifitiye ibisubizo abakuzaho bakubaza ibibazo bitandukanye. Bamwe baza ngo shingira, kandi yari afite undi, urabikurahe utazi ijambo ry'Imana, urabikuraho utarasomye ijambo ry'Imana. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ku kintu cyose. N'imanza ibi ngibi umukristo arega umukristo bakaja mu manza, biri zivuga ngo ni mwebwe mwagagombye guca izo manza. Mbese dushingiye gusa kuri Bibiliya, bidashingiye ku bwenge no kubuza amategeko y'igihugu kivuga, bishingiye kuri Bibiliya, kandi abantu bakumva icyo birivuze tibumve icyo igihugu kivuga cyangwa se icyo umuntu avuga. So nawe yakagombye kubabwira rero akurikije ijambo ry'Imana, ariko baramusanga urubanza rukamunanira, kuko ubwenge ni ukumenya ijambo ry'Imana, kandi uzi ijambo ry'Imana ni umuyobozi w'abandi bose, kuko ni urumuri, ni umuco. Iyo utungiye umuntu nubwo atobikurikiza we ntabikurikiza, ariko akaguha icyo ijambo ry'Imana rivuga, ni ukuri uzacumvire nubwo yoba adasa nabyo. So dufite abakozi b'Imana rero bameze gutya, ukaza ngo nabo bakuyobore, bakakurindagiza, bakakujana muri wa mwijima bahozemwo nabo. Rero hari n'abari kwisuzuguza, wenda bavuga ngo abakozi b'Imana barasuzuguwe. Ntako usuzugura umukozi w'Imana, umukozi w'Imana niwe wisuzuguza cyane. Nta muntu wo gusuzugura ufite imbaraga z'Imana n'ijambo ry'Imana. Paulo birizi tugira ngo yarubahwaga, n'amaso bendaga kuyakuramo ngo bayamuhereze, bamufata nka kujya kwa marayika w'Imana. Yagera mu bapagani bajya bamutera amabuye kuko batumva ubutumwa, kuko Yesu ko bamufataga nk'umuhanuzi, bakamutera amabuye. Abayuda batumvaga Yesu ko yoba ubutumwa bwiza, bakanyura no mu banyamahanga bakamutera amabuye. So ariko abamaze kwakira ubutumwa bwiza bamenyaga Paulo ahava n'aho aje, ibyo ababwira bakabyumva, so bakanamwubaha. Ingeso yari afite ni nziza, nta kitatumaga batamwubaha. Yaravuze ngo ibyo mwanumvanye n'ibyo mwambonanye ari byo mukora, Imana y'amahoro izabana. Akaba intangarugero, bakabura icyo mbese bamubonaho cyotuma bava mu nzira yo kwizera, mbese bakabura icyo bomugayaho. Akabura umugayo namwe, akaba inyangamugayo. Ibyo yabwirizaga ngo nawe ngo agasa nabyo, agahakikisha ibyo mbwiriza ngomba gusa nabyo. Simbwira abantu utimugire gutya ngo ejo basange ndi kugira gutya. Niwe yavuze aravuga ngo ese ngo mwebwe mubwire abantu utimusambane mugasambana. Tumaze kumva bagira gutya na gutya na gutya. So ibyo ngibyo nimba bihari mu bakozi b'Imana, bazareka gute kubasuzugura? Urasuzugurwa kuko icyambere warisuzuguje cyangwa wasuzuguye ijambo ry'Imana. Reka tuvuge gutyo, wasuzuguye ijambo ry'Imana nawe urasuzugurika, kuko ufite ijambo ry'Imana ukarikora ukarikurikiza, uwo nguwo isoni zizamugeraho gute? Isoni ni iz'icyaha. Twera imbuto, abana b'Imana twera imbuto cyane, tunagira amakenga bitewe n'ibyo turi kubona. Dusenga cyane Imana komeza kubana natwe, kandi tubera abandi umuco, tunagira ubwenge. Nicyo nashatse kuvuga ngo gusebya ni uko ushobora kuba uri umuntu w'Imana kandi ukorera Imana n'abandi bakuze, ariko akantu gatoya ugasanga Satani azanye akantu gato kugira ngo acanganyikishe abantu batangire ba blaming. Ariko abantu b'Imana duhagarare mu murimo twiyemeje wo gukorera Imana mu buryo bwose ukorera wewe. Ntabwo ari ukuvuga ngo pasiteri niwe mukozi w'Imana. Ni ibintu byinshi mu nzu y'Imana ushobora gukora kandi uba uri umukozi w'Imana, gusa nuko ubikora neza ukabikorera mu muco. Icyo nicyo gikuru.
rero turashimiye abantu bose badukurikiranye, turashimiye abafana bacu, mukomeze mubane natwe mudukurikirane, tuzagenda tubagezaho ibintu byose bitandukanye ariko tufosinga mu ijambo ry'Imana, tuzana ibintu n'ibindi ariko biri mu nzira, biri mu ijambo ry'Imana, tutagenda kure n'ijambo ry'Imana. Rero turabashimiye, murakoze cyane.